ndagusuje wowe urikinteze amatwi hano ku Rumuri TV 250. nje wumva hano nitwa Dizboy w'abanyarwanda, intumwa y'abanyamusanze. Guys, ndakwibutsa kubanza wakanda subscribe ukakanda like, share kugira ngo n'abandi bantu batabona ibiganiro ndimo gukora cyangwa se bitire byageraho kugira ngo bize kubagereraho igihe. Guys, verifia neza ko warangije gukanda akazogera kugira ngo nawe utaza ucikanwa n'ibiganiro turimo kubakorera birimo ubutumwa bwinshi cyane kuba content creator. Guys, rero mbazaniye amakuru meza cyane muri showbiz, aho tugiye kugaruka kuri Bruce Melody, Scovia na Families mwamenye cyane mwisetsa rusange ribera muri Genesis Comedy. Guys, ndagira ngo rero ufate agatebe wicare wumve uko Bruce Melody yaje kubaza nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ikibazo cyo kumonetiza YouTube channel cyangwa se imbuga zikoreshwa n'abantu bo mu Rwanda harimo TikTok, YouTube na Instagram na Facebook. Donc perezida ese yaje we kubivugaho iki? Reka dukurikirane amakuru ku yandi ubundi ho muraza kumbwira ko amakuru nayabakoreye neza cyangwa se ko hari akantu kaburamo, ariko donc ndizera ko amakuru ari buze kubagiraho 5/5. Guys, Bruce Melody yakomeje gushimira perezida amubaza n'ikibazo ati rwose nyakubahwa perezida wa Repubulika, ndishimye cyane kuba natumiwe cyangwa se nicaye hano mu nama y'umushikirano, dore ko inama y'umushikirano yatangiye ku tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri ikageza ku tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Bruce Melody rero yabajije ikibazo perezida w'u Rwanda ati perezida rwose ndashaka ko mu gihugu kwakorerwa monetization y'imbuga nkoranyambaga, aho perezida atabyumvise neza ariko akaza kubaza abantu babishinzwe bakaza kumusobanurira neza cyane byimbitse. Perezida rero yabajije Bruce Melody ati sinone ni kihe kibazo mwaba mufite? Bruce Melody yakomeje gusobanura avuga ati perezida rwose nyakubahwa perezida wa Repubulika, ati kubona gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga birimo kutugora cyane, ati kubera ko mu gihugu nta monetization irimo cyangwa se monetize tubona. Guys, rero ndagira ngo na Scovia yaje kubazwa icyo kibazo, ariko ndagira ngo gihuriye icyo yamubaje gihuriyeho n'icyo Bruce Melody yaje kubaza nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yakomeje kuvuga ko nyakubahwa perezida wa Repubulika yafasha aba content creator bakoresha imbuga nkoranyambaga bakazibyaza umusaruro batewe baja gusabira monetization mu bindi bihugu by'abaturanyi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame rero nawe yaje kumwemerera monetization, ariko ntiyaza gutanga igihe bizakorerwa, ariko turizera ko umukuru w'igihugu ataza kutubesha kandi tumwizera cyane, buriya biraza gukorwa vuba. Guys, ndakwibutsa gukanda subscribe, udukandire like, share, comment kugira ngo n'abandi bantu batabonye kino kiganiro nabo baze kukinyuzamo amaso n'amatwi. Guys, nitwa Dizboy w'abanyarwanda, intumwa y'abanyamusanze. Ndabakunda cyane. Bruce Melody niwe warubajije ikibazo na Scovia abariza muri rusange aba content creator bo mu Rwanda. Ndabakunda cyane, kanda subscribe, like, share, comment twikomereze n'ibindi biganiro bitandukanye, nako kazogera gakirikeho gafunguke neza. Ndabakunda.